Oh my God, Safi Madiba agaruwe i Kigali no gushaka umukunzi. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ikaze inkuru tugiye kubagezaho turekesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Umuhanzi niyibikora Safi wamamaye nka Safi Madiba yatangaje ko yishimiye kugaruka i Kigali mu Rwanda nyuma y'imyaka 4 ishize abarizwa mu mujyi wa Vancouver mu gihugu cya Canada, kandi n'urugendo ahuje no guhitamo umukunzi mushya kuko amaze igihe kinini atari mu rukundo. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo nka kimwe kimwe yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe ahagana saa sita z'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki enye Ukuboza uyu mwaka turimo. Yakiriwe n'inshuti ze, abo mu muryango we, abakobwa bo muri Kigali Protocol n'abandi. Imyaka 4 yarishize Safi Madiba abarizwa muri Canada, ndetse ni naho yakoreye ibikorwa bye bya muzika nk'umuhanzi wigenga. Ni nyuma y'uko atandukanye na bagenzi be babanaga mu itsinda rya Urban Boys ryubatse ibigwi murabizi. Mu kiganiro rero Safi Madiba yavuze ko ari sawa cyane, aravuga ati ndishimye pe nta kindi. Uyu mugabo yavuze ko afite igihe kinini mu Rwanda, kandi ko kuva yabona ubwenegihugu bwa Canada ari nabwo yahise atangira urugendo rwo kugaruka mu Rwanda. Yavuze ko yarakumbuye amafunguro yo mu Rwanda arimo nk'ipirawu, capati n'ibindi. Wow. Safi Madiba yari yikumburiye capati, yarakumbuye agapirawu byo mu Rwanda. My God. Safi Madiba kandi yavuze ko ibitaramo yakoreye mu Bufaransa byagenze neza, kandi ko ibihangano bye byanageze muri Koreya y'Amajyaruguru. Wow, kavuga ati Kongs. Yavuze ko kimwe mu bimuzanye mu Rwanda harimo no guhura na bagenzi be bo muri Urban Boys, kuko bafitanye imishinga bazakorana mu minsi iri imbere. Safi Madiba yavuze ko nubwo yatandukanye na bagenzi be, ariko bakomeje kuvugana kandi hari imishinga bari gutegura. Avuga ko igitaramo cye kizaba ku wa gatandatu tariki 7 Ukuboza 2024 muri rusange, kigamije guhura n'abafana be. Yavuze ko atari igitaramo muri rusange, ari nayo mpamvu yahisemo ko kizabera mu kabyiniriro, kuko ari ibirori bigamije gusabana n'abafana be by'umwihariko. Abajijwe niba yarabonye umukunzi mushya nyuma y'uko atandukanye na Niyonizera Judith, yavuze ko nawe nta mukunzi afite. Yongeraho ati biri mu binzanye buriya mu Rwanda, ngarutse no gushaka umukunzi. Bakobwa b'Abanyarwanda rero muri tayari kujya mu rukundo, mwegere Safi Madiba. Buriya ni kimwe mu bintu bimuzanye mu Rwanda, ari gushaka umukunzi. Nk'uko mubizi yamaze igihe kinini ari mu rukundo na Judith, ariko baza gutandukana. Ni rwo rugendo rero rwe rwa mbere akoreye mu Rwanda ari ingaragu. kuva ubwo yakundanaga na Judith nigeze agera mu Rwanda. Ubu rero agarutse ari ingaragu, kuko yahaherukaga ari umugabo, yarubatse nyine afite umugore we Judith, ari kumwe na Judith, ariko bamaze gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubu Safi Madiba ari single, nta mugore afite, akeneye umukunzi. Guys, ngayo nguko rero, reka twitege byinshi
biri gutegurwa na Safi Madiba, dore ko anafite gahunda yo guhora na Urban Boys bahoranye mu myaka ya kera bakorana indirimbo nyinshi cyane mwakunze muri benshi. Reka turebe ko byibuze hane n'igihangano bazadusohorera bari kumwe nanone, kandi dutegereze turebe se arahava mu Rwanda yongeye kubona umukunzi. So guys, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubashimiye ko mudukurikirana, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabakunda cyane, naho mu zindi nkuru n'ibindi biganiro byacu biri buze gukurikiraho. Bye.